nyuma y'urujo rwinshi ambulance yatwaye papa imukuraho. Kumbi n'impapuro zimfungura uwo munsi zari zihari. Byose nari nzi ko byari byagenze. Nasaga gukuramo uniform ninjira mu modoka na Igor, Gerard ndetse na Miss Eve. Ndacyari mu rujijo, sinzi icyabaye mu by'ukuri. Ese ni ukubera iki bari banzanye muri iyi gereza? Ese ni ukubera iki abagororwa bose b'i Kigali bari babazanye iburengerazuba? Ese mu by'ukuri ni ibiki bijya mbere? Abasore turi kumwe haba Igor ndetse na Gerard bose bafite umujinya, nta n'umwe ushaka kuvuga. Igor ari kugenda yimyoza buri kanya. Ijambo rimwe ari kuvuga ni ijambo ngo umushenzi gusa. Urugendo rurerure rwo kujya Kigali ku munaniro mwinshi. Sinayumvishaga ko noneho ndi hanze mu myenda isanzwe. Ntarabasha kubyumva pe. Natekerezaga umwana wanjye tugiye guhura. Natekereza byinshi nkumva ntiyaba ari njyewe pe. Linda please, mbabarira ku byinshi uri kunyekaho. Aka kanya mbabarira ku isura wambonyemo. Ku munsi wabakatira nanjye ntiyari njye. Nizere ko uzanyumva nk'uko Gerard na Igor banyumvise. Heavy nako ntacyo mfite mvugana nawe. Nicuza umwana wanjye nakwitiriye gusa. Nari ndaka kuko ukuntu yatwishongoyeho umunsi badukatira burundu ntabwo byari bisanzwe pe. Numvaga no mu buzima bwanjye nazamubabarira. Basi se niba afite ibyo yari arimo kuki yaje akatwishongoraho? Bigaragara ko yishimiye gukatirwa kwacu. Nararuciye ndarumira. Twari twicaranye mu ntebe tukarebana kanya agahita areba hasi. Dukomeza gutyo paka i Kigali. Numvaga nta mahitamo mfite. Niba twabanza kujya kureba papa kwa muganga cyangwa twabanza kujya kureba umukobwa wanjye hamwe n'akana ka Igor ka Cyusadisi. Natekereza ko nyuma y'umwaka hari ukuntu bahindutse. Sinjye wafataga umwanzuro kuko nari mushya mu gihugu. Imodoka yacu yakaserekeza mu bitaro. Nabyo ntacyo byari bitwaye pe. Ubundi asanga afite ikibazo cya stroke. Rero ibyamubayeho byatumye umutima wikanga. Ahita agira crise. Ndetse twasinze ku ipapuro yazanye ivuriza muri Afurika y'Epfo. Si ngombwa ko tubibabwira. Azabibwirira nyuma niyumva yorohewe. Kandi yumva ashaka kubibabwira. Numvise ibyo tuzabwirwa papa yorohewe numva bigize ubwoba. Nari kuvuga ntari no kumva. Wagira ngo ari muri koma. Gusa muganga we yaduhaye icyizere ko ameze neza. Ndi jyenyine mu cyumba. Abandi sinzi aho bagiye. Ndi kujya ndeba papa gusa navuga. Navuganye na Jimmy kuri telefone. Ambwira ko agiye kuzana abahive bakareba hose gukura rwari. Igihe nari muri gereza abo bari baramenyereye disi. Mbega kuba mu buroko. Jimmy yari yambwiye ko bamwita papa. Iryo zina naryo byarantangaje. Ndategereje. Ngiye kubona mbona umusaza. Papa wanjye ararebye. Areba hirya no hino akanya. Arangije nanjye arandeba. Igor ari he? Nshaka gusohoka niruka ngo mbwire muganga muhamagare kuri telefone. Njye na telefone nakagize naniviriye muri gereza. Oya mwihorere. Ahubwo mbwira muganga undi haze hano. Narasohotse. Ngera hanze mpamagara muganga araza arinjira. Umusaza aramureba kanya atavuga. Bigaragara ko arwaye pe. Ibipapuro byanjye waba wabisomye byose? Yego nabisomye. Nizere ko nta kimwe wabwiye abana banjye. Nukuri nta kimwe nababwiye. Aho ni sawa. Noneho sinshaka akavuyo hano mu cyumba. Ndashaka ko umukobwa wanjye wenyine aho rero tuba turi kumwe. Ba basore bandi nibaza ubihorera be kwinjira. Noneho nzanira akagare ugashyira hano. Ninshaka gusohoka niwe urasohora nta kibazo. Muganga yarabyumvise. Akagare karaza. Agaterekaho ahindura serume arangije arasohoka. Nanjye nsigana papa wanjye. Nta mbaraga ariko ari kunganiriza pe. Amukishamo agaseka. Agasaro. Mbe ntambenda gusaba imbabazi ko waratinze muri gereza nkatinda kukugeraho. Kandi nari mbifite ubushobozi. Nuko hari ikintu nifuzaga mbere na mbere nifuza ko uba umuntu hamwe. Kandi hari na byinshi nifuza kubanza gushyira ku murongo. Kuko umuryango wacu bari barawusize icyasha. Buriya umuhungu warashe papa Igor nawe ni musaza wawe. Niwe wa mbere mbibwiye. Kuko nzi ko hari ahandi hantu mwigeze guhurira. Bafite muri abana batatu.
abahungu 2 n'umukobwa umwe ari wowe. Niba wibuka neza igihe wari utwite hari ahantu wabaga nyuma yo kuva muri rehab, harimo ifoto y'umuntu ufite imisatsi miremire, ngo uwo rero musaza wawe ukurikira mu nda imwe. Nenda aramukurindishije agutwara ngo wasinze, gusa kuko nawe yahigwaga yaje gufatwa iryo joro baramujyana. Niba wibuka neza wasigaye mu buriri mu gitondo, haza abantu utazi bipfutse mu maso batangira kukurindisha imbunda. Uwo niwe musaza wawe wari wambariye urugamba rwo kukurinda n'umwana wawe, ariko agashimutwa byihuse. Nagombaga kwita ku muryango wanjye nubwo ntari hafi yawo cyane. Mu gihe cyo kubyara umwana wawe yagwishwe na Payigo kuko yaramwitiraga cyane, ngo yari azi ko ari we mwaryamanye mwenyine uwo munsi. Amugwisha n'umugabo w'inshuti yanjye twancanye muri byinshi by'ubuzima bw'ubupfubyi, umugabo witwa Uncle G. Ndakeka umuzi, yaguze umwana wawe atazi ko ndi so. Mu gihe wari uri muri gereza naramubabariye, naho rero yangigera yise ngo numwicanyi. Natumye ngo ikurinde ikubere manager, ahubwo ikaba ari ukwiba. Nako buretse numvaga nshaka kumubaza ibintu byinshi kuri JB The Killer kuko muzi kera. Nibuka ko yari we manager wanjye, gusa natunguwe no kwa papa wanjye amakuru yanjye yose yarayazi kuva kera. Kumbe no kwisanga mu nzira wa mustari ni papa wari wabikoze. Nashatse kumuhobera ariko arampushinga. Abasirikare si abantu, nta mikino bagira, nta n'amasatima bagira. Yahise yitaba telefone numva avuze za kode zabo bavugira ku byombo. Nyoberwa ibyaha byo ndituriza. Ava ku gitanda buhoro yicara ku kagare, ndasunika mfungura umuryango, ndamusunika niwe uri kumbwira aho tugiye. Hari abantu benshi mbona bambaye umutuku n'umukara, abenshi bafite utwapa twanditseho ngo we celebrate love. Sinabyitayeho kuko mu bitaro haba hari abantu benshi. Mbaca hagati ndi gusunika agare ka papa. Ngeze imbere mbona umutipe wambaye kositimu y'umukara gusa n'ishati y'umweru mo imbere, yipfutse mu maso na mask y'umutuku, afite impeta mu ntoki, ashaka nko kutugonga. Ndaberekera ngo nanjye nirebere ibyo birori biri kuba. Nishaka kujya ku ruhande mbona apfukamye imbere yanjye. Papa asunika akagare wenyine agashyira ku ruhande ngo mu rujijo. Umutipe arapfukama. Niga ko nubwo mvuye muri gereza nta kintu cyo hanze menyereye, nsa nk'uwabyibagiwe. Akuramo masike gake gake, kumbe ni cya Jimmy. Nari mukumbuye mpita muhobera. Kuva ku munsi wa mbere nkubona ntabwo wari usanzwe, waritondaga nubwo hageragaho agacamo ibisazi by'ubuzima wari ubayemo. Nari mwarimu wawe, sinari nemerewe kukubwira byinshi kubera ko nawe urabizi umwarimu n'umunyeshuri hari byinshi biba bitemewe. Sinari mu kugutekereza mu buzima bwawe naciyemo. Nyuma cyagiye duherukana nari mbizi ko dufite urubuto, niyo mpamvu uyu munsi nciye bugufi ntera ivi mu butaka, ariko cyane cyane amavi y'umutima. Ndashaka kumara ubuzima bwanjye bwose ndi kumwe nawe. Ndashaka kugufasha kwereka umuryango wawe ibyishimo batigeze babona kuva kera. Will you marry me? Ni ukuri sinari nzi ibiri kujya mbere pe, sinari nzi ibiri kumbaho. Nta gisubizo na kimwe nari mfite ako kanya. Ndamureba ndaceceka gusa. Ku ruhande numva akajwi, mami ushobora kubwira dadi yes? Nyibutse mbura ndisinika heavy wanjye, afite n'ikirabyo. Si umvuga iki? Nitwa Jot Werurwe, duhura ubutaha.